watumye kubwiye nkwihanangirije Mucyo ngo wabyanze harya ngo ubyanze ntacyo nakora kandi wabihisemo ntacyo nahindura nyamara bambi iyo bigupfanyuza wiyoroheje wigeze akamarayika ngo ukeneye inama izo utagejeje ukibipanga ayiwe umutsobe ndagowe harya ngo mu Rwanda rw'ino umuhana ava iyo agenda amatwara abakiri yose ubu se nanjye nicare ntera agati muri ryinyo rujigo ndutere murinde ntegereze kuzagaruka bari bwo nzaguhana oya n'ibyanditswe byera bivuga neza uti ukundura mu cyaha yakwinangira ukarekera gusa ubugingo bwe ntibukubarwaho kuko wamuburiye agafunga amatwi nanjye rero kubw'ibyo nzakubwira nuyavuniramo ibiti birakureba niwanga kumva ndabizi kubona ntuzabyanga ahubwo uzakanura cyane bambe we ibi binonko nzabigutera wenda bishire barimo ibindi ntihazabura na kimwe kikugwa mu mutwe wenda ukebukure w'urukubo rukubye izuba biguhe kumenya ko isi yose ibaye ubwira kabiri bikungura cyenge winjire mu nzu utora agakoto kinge mu byano rumaga we tabara agahinda ntigahera abana b'ubu mwigize imandwa ntimukorwa ntimukabukirwa ngo ni viziyo we aha reka bizivangavange by'i Rwanda n'iby'imahanga mu bure byose nk'ingatimenye ndakugira inama aho kuyumva ngo my god ngo reka izo nama vie unavangamwe ibifaransa ngo thank you very much harya ibyo ni iki mushaka kumpuhura ngo munyice ntarahamagarwa n'iyampanze ntacyo umwanya ica mwareka n'ubundi ndabizi utazizi narabyazire narashatse mu minsi nkiriho nzababwira umurimo n'akamaro kawo umurimo ni isoko ya byose uko waba uri kose waba uri umuhinzi cyangwa umuyede umukarani cyangwa umunyonzi upfa kuba winjiza akantu waba wikorera cyangwa ukorera abandi kunda umurimo niyo nkingi ya mwamba ukunde n'umutima n'ubwenge nyamara bambe njyewe njya gusiga ndamurinda dore njye n'ubundi ndumva ndenga nukomeza kwitwara uko ibyawe nzabyumva ndi mu nyoni